urinde wo gufata ibyo mwarimu yigishije amezi 3 ukabyiga umunsi umwe? Urinde wo gufata ibyo lecturer yigishije amezi 3 ukabyiga ijoro rimwe? Urinde? Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushimira kuba warakaze subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Fisher TV. Ndagushimira ko ufata umwanya ukareba ibiganiro byose ducishaho. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero wowe utarabikora ndagusaba kugira ngo ukande aho ngaho handitse subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi kugira ngo ntihagire ibiganiro bizongera kugucika ukundi. Imana iguhe umugisha. Tudatinze rero tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi kandi byiza, ntuze gucikwa na video y'uno munsi kuko iraza kuba ari ingirakamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari igihe ukora ikintu cyangwa upanga ikintu wari gukora ugasanga urakibagiwe, cyangwa ugasanga wakoze ibyo utari wateganyije. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kiza kwibanda mu kumenya niba koko niba kwibagirwa ari indwara cyangwa ari ibintu bibaho bisanzwe. Abenshi babifata nk'indwara kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko hari n'abandi bavuga ko atari indwara, ari ibintu bisanzwe bibaho. Turaza kureba rero uko abashakashatsi ndetse n'ubushakashatsi bubivugaho, icyo bivugaho. Ese niba ari indwara urabimenya, niba atari indwara urabimenya, icyakorwa urabikimenya. Hanyuma turaza kwibanda cyane noneho no ku banyeshuri. Hari igihe umwana yiga cyangwa se undi muntu mukuru akabyibagirwa. Turaza kwibanda ku cyakemura ibyo byose. Tudatinze rero, ubundi kwibagirwa ni ibintu bibaho mu gihe ubwonko budashobora kwibuka cyangwa se kubika ya makuru bwakiriye. Nicyo gihe tuvuga yuko habayeho kwibagirwa. Mu gihe ubwonko budashobora kwibuka amakuru byakiriye cyangwa budashobora kubika amwe mu makuru y'ingenzi bwakiriye. Ibyo bibaho ryari? Ibyo bibaho mu gihe wananiwe. Icyo ni icyambere. Iyo umuntu ananiwe, ufite umunaniro mwinshi, ushobora gutangira kujya wibagirwa. Mu gihe ukora ufite umunaniro, ntubone umwanya wo kuruhuka, utangira kwibagirwa. Icya kabiri, iyo ufite stress nyinshi, ubona hari ibintu byinshi ugomba gukora, hari ibintu byinshi ugomba gushyira ku murongo, nabyo bituma utangira kujya wibagirwa ibintu bimwe by'ingenzi. Ikindi, kuba ufite agahinda. Iyo ufite icyakubabaje utangira kujya ubihugiramo ukibagirwa iby'ingenzi mu buzima bwawe. Icya kane, iyo utaryama neza ngo uruhuke. Mu gihe udafata umwanya ngo uruhuke, ntabwo ushobora kwibuka ibintu bimwe by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo iyo ushobora gufata umwanya nturuhuke, icyo gihe bikuviramo indwara yo kwibagirwa bya hato na hato. Ikindi, iyo wiga ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe, cyangwa se wakwiga ibintu byinshi icyarimwe. Iki ndagisubiramo. Iyo wiga ibintu byinshi icyarimwe, uri umunyeshuri wa primaire, wa secondaire, wa kaminuza, ugafata ibintu byinshi icyarimwe, ibyo bigira ingaruka
ku bwonko ugatangira kujya wibagirwa. Ikindi, iyo utita ku byo wiga, niba udafata umwanya ngo utekereze ibintu uri kwiga, ubyiteho, wumve ko ari ingenzi, icyo gihe utangira kujya wibagirwa. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo ese kwibagirwa ni indwara? Mbere yuko dukomeza rero ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze. Ni ukuri udutera inkunga, ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi. Ndakwinginze kugira ngo udutere inkunga, udufashe kugira ngo umuryango wacu ukomeze waguke kandi tubigiremo n'umugisha. Kwibagirwa ese ni indwara? Igisubizo ni oya. Kwibagirwa ntago biba indwara. Indwara ntago kwibagirwa ari indwara. Si buri gihe kwibagirwa biba indwara. Gusa dushobora kuza gusanga hariho biba indwara, aho batugira inama yo kwegera muganga mu gihe bishobora kuba bikabije. Ariko kwibagirwa si indwara, ntabwo ari ikibazo cyo mu mutwe. Kwibagirwa ntabwo ari ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, nk'uko wavuga ngo depression cyangwa se kuba wagira ubwoba. Ahubwo ikindi, ntabwo ari indwara nk'uko mbibabwiye, ku buryo watangira kwibagirwa. Ikindi, bishobora kuba atari indwara kubera yuko habayeho indwara z'ubukuru, kuko akunda umuntu akuze ageze mu zabukuru. Buriya abantu iyo bageze mu zabukuru batangira kurwara indwara nka za dementia, agatangira kujya yibagirwa. Ikindi gikomeye kandi cy'ingenzi ni ukubura vitamine nka vitamine B12. Vitamine B12 iyo wayibuze utangira kwibagirwa. Ikindi ni ingaruka z'imiti imwe n'imwe. Hari imiti itera kwibagirwa. Iyo miti itera kwibagirwa, iyo wayifashe utangira kujya wibagirwa bya hato na hato. No kuvuga ngo hari imiti runaka ushobora gufata, niba biba ngombwa tuzabisobanura mu kindi kiganiro kizaza. Hari imiti ushobora gufata bikakugiraho ingaruka zo kwibagirwa. Hanyuma rero iyo bikabije, iyo ukomeje kujya wibagirwa bya hato na hato mu gihe kirekire, wenda nta gihe runaka wibuka, ni ukuvuga ngo wenda ibintu wabonye mu kwezi kwa 10 udashobora kubyibuka, icyakubayeho mu mezi 2 ashize udashobora kukibuka, icyo gihe batugira inama yo kwegera abaganga bakadufasha. Ushobora kwibaza ngo ese mu gihe koko basanze ari indwara, ese kwibagirwa biravurwa? Kwibagirwa biravurwa iyo basanze ari indwara. Iyo ugiye kwa muganga ugasanga ari indwara, icyo gihe kwibagirwa biravurwa. Ni ukuvuga ngo bishobora kuvurwa bigakira burundu, cyangwa bakakuvura bikagabanuka bitewe n'uburyo bagufashije. Hanyuma bimwe mu nama batugira kuryama neza. Ngo niyo wavuze kuryama neza, wavuze amasaha ufata uryamye. Ayo masaha ufata uryamye batugira inama ko agomba kuba ari hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8. Ni ukuvuga ngo niba uryamye ugomba gufata amasaha 7 cyangwa 8 kugira ngo umubiri ukore neza. Ntucikirize ibitotsi kwa kundi uryama amasaha 3 ukabyuka ukajya mu bindi, cyangwa ufata telefone ukayugiramo. Oya, kuryama amasaha 7 meza cyangwa 8 ukabyuka ukabona kujya mu yindi mirimo. Ikindi, kurya indyo yuzuye.
twabonye yuko hari igihe biterwa n'uko wabuze vitamine B12. Iyo rero bidusaba ko urya indyo yuzuye, ukarya imboga, ukarya imbuto, ukarya amafi ndetse n'amagi. Hanyuma rero ku munyeshuri bisaba gusubiramo ibyo wize kandi neza. Niba uri umunyeshuri bigusaba ko ufata umwanya mu gihe mwarimu mutakiri kumwe ugasubiramo bya bindi wize. Ikindi kugira ngo stress, twabonye ko hari igihe biterwa na stress nyinshi wagize bitewe n'ibintu byinshi ufite gushyira ku murongo, ibintu byinshi ufite byo gukora bigatuma ugira stress. Rero ibyo ngibyo bigabanuka ryari? Bigabanuka mu gihe ushobora gukora siporo. Siporo buriya irafasha cyane mu mubiri. Ikindi bituma mu mutwe uruhuka neza. Ikindi batugira inama yo gufata umwanya ugasenga. Buriya gusenga ni ibintu bifasha cyane, ni ibintu bituma utuza mu mubiri, ni ibintu bituma utuza spiritual, mbese nyine ukaba ufite ituze mu mutima ndetse no mu mutwe. Iyo wasenze rero uratuza, uba umeze neza. Niyo mpamvu batugira inama ugafata igihe runaka ugasenga. Ikindi batugira inama ya meditation, ugafata umwanya ukaba uri wenyine, ugafata umwanya ukicara ukitekerezaho, ukibaza ese ndajya hehe, ndava he, mbese nyine ugafata umwanya ukaruhuka bihagije. Ikindi ni ukwandika ndetse no kwitoza. Bivuze iki? Kuri ba banyeshuri bibagirwa, mu gihe bari kwigisha ugomba kwandika, ukagira bimwe mu by'ingenzi wandika ahantu. Yego, ndetse ni wowe utari umunyeshuri, niba uzi yuko wenda ujya wibagirwa, ugomba gutegura ibyo ugomba gukora. Niba ari ibyo wapanze uwo munsi ukabinota ahantu, ukagenda uvuga ngo wenda ibyo nari gukora saa 5 nabikoze, sava, ukavivura, ugategereza ibindi, gutyo ntuze kwibagirwa. Ikindi ubwo mu gihe bikabije izo nama batugira zitari gukora, icyo ukora nta kindi ni ukwerekeza kwa muganga bakagufasha. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire, hari abashakashatsi bagize ibyo batubwira ku ndwara yo kwibagirwa cyangwa se ku gituma umuntu ashobora kwibagirwa. Ndababwiramo bake. Hari uwitwa Hermann Ebbinghaus, umunyabwenge mu by'imitekerereze, mu psychologist, yakoze ubushakashatsi ku kwiga ndetse no kwibagirwa, kwiga bijyanye no kwibagirwa. Ikindi yavuze yuko kwibagirwa ari umurongo werekana uko umuntu yibagirwa vuba iyo adasubiyemo. We yavuze ku cyitwa forgetting curve, yerekana uburyo umuntu yibagirwa vuba iyo adasubiyemo. Bivuze yuko niba hari ibyo ugomba gukora, ugomba gukora review, ugasubiramo ndetse ugafata umwanya ugasubiramo, ntuzongere kugira kwibagirwa. Ukuvuga ngo yagaragaje yuko gusubiramo ibintu igihe kinini bituma ugira wibuka. Ikindi undi ni witwa Sigmund Freud. Sigmund Freud yavuze ko hari ukwibagirwa guterwa n'ibitekerezo duhisha.
ibitekerezo twebwe duhisha ntitubibwira abantu. Ibyo ngibyo bishobora gutuma wibagirwa. Niba hari ibintu utajya kuvuga, tangira urebe umuntu w'ingenzi ujye ubimubwira, bizagufasha kurushaho. Hanyuma rero reka mbabwire amwe mu ibyo abashakashatsi bagaragaje nk'umwanzuro. Abashakashatsi bagaragaje yuko kwibagirwa ari ibintu bisanzwe. Kwibagirwa ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe bibaho, ntago ari byacitse. Ntago niba wibagirwa si ibintu bikaze cyane. Ikindi gusubiramo ni urufunguzo rwo kwibuka. Ni ukuvuga ngo niba wajyaga ufata umwanya ntusubiremo, ugomba gutangira gufata umwanya ukagira gute ugasubiramo cyane. Ikindi ni ukugerageza uburyo ushobora kwirinda stress. Ikindi, kwibagirwa bikabije iyo bibaye ikibazo werekera kwa muganga. Iyo kwibagirwa birushijeho kuba ikibazo werekeza kwa muganga. Hanyuma rero ku banyeshuri ugomba kujya wiga buhoro buhoro, ugafata umwanya ukiga buhoro buhoro. Ikindi, ugafata umwanya ugasubiramo kenshi gashoboka, ugakora imyitozo, ikindi ugafata umwanya ugasinzira bihagije, ndetse ukagabanya stress ukora zimwe muri siporo. Ndetse twavuze yuko ugomba no gusenga. Ikindi twavuze yuko ugomba gufata umwanya ugakora meditation, hanyuma birafasha cyane. Rero ndagushimira kuba wemeye kubana nanjye uyu munsi. Imana iguhe umugisha, dukomeze kubana, kandi aho uri ukomeze usangize n'abandi kugira ngo bajye badukurikira umunsi ku munsi. Ciao.